Reka dusenge Imana dutangire iteraniro ryacu ryo kuri kino cyumweru, kandi turashimira Imana iduhaye uyu mwanya wo guterana. Kadusenge. Imana ishobora byose, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Tugushimiye uyu mwanya mwiza duhaye wo kuba imbere yawe. Turakwinginze uduhe ibihe byiza muri no teraniro, bane natwe, kandi abantu bose turi bubane muri no teraniro, umwuka wera ababeho bagira ibihe byiza. Umwuka wera akora imirimo n'ibitangaza. Imbaraga zose za Satani turazirukanye mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'Imana zize zibane natwe muri rino teraniro. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwakirana, duhana ikaze muri uyu mwanya wo muri rino teraniro. Reka twakire abayobozi ba Gatenga, ababwiriza butumwa, abapastoro, mushumba. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Aho muri hose mwiyumvemo ikaze. Kandi nanone reka twakire nyobozi, abadiakoni b'umudugudu wa Gatenga. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Reka twakire amakorali yacu, twakire korali Elayo, korali Nyota Rufajiri, korali Ukuboko kw'iburyo, korali Holy Nation, korali Beura, korali Nayote. Abaririmbyi bacu namwe aho muri hose turabakiriye mu izina rya Yesu. Reka muri uyu mwanya twakira abakristo ba Gatenga muri rusange, twakiriye n'urubyiruko rwacu, twakiriye abakristo bose b'umudugudu wa Gatenga, kandi twakiriye n'inshuti z'umudugudu wa Gatenga. Twakiriye n'abandi bantu benshi cyane bari hafi n'abari kure. Turabizi neza ko iri teraniro ryacu rikurikiranwa n'abantu benshi kuri channel ADPR Gatenga. Aho muri inshuti zacu turabakiriye mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Muri uyu mwanya kandi twakiriye n'umukozi w'Imana Pastor Desire, akaba ari nawe mwigisha w'ijambo ry'Imana muri no teraniro ryacu. Pastor Desire, tuguhaye ikaze, turakwakiriye. Amahoro y'Imana nabane nawe. Mbere yo kugira ngo rero dukomeze iteraniro ryacu, reka twakire korali zacu ziririmba. Dusabe korali Elayo iririmbe indirimbo imwe. Nirangiza kuririmba hari buze no kuririmba korali Nyota Rufajiri. Barimo bararirimba rero, tubifurije gufashwa n'indirimbo z'aya makorali yacu muri uyu mwanya. Karibu. Ibirenge byawe ijuru n'intebe wicaramo, Bana waremye umuntu baguhimbaze. Inyamaswa zo mu ishyamba no ku mazi ni wowe waziremye. Watendetse isi yacu itagira wifashe, Bana waremye imisozi n'ibibaya. Isi n'intebe ibirenge byawe ijuru n'intebe wicaramo, Bana waremye umuntu baguhimbaze. Inyamaswa zo mu ishyamba no mu mazi ni wowe waziremye. Watendetse isi yacu itagira wifashe, Bana waremye imisozi n'ibibaya. Mana uratangaje, Mana uratangaje, Mana uratangaje, Mana uratangaje. Ibyo ukora byose ni byiza, mu isi no mu ijuru uri Imana. Ibyo ukora byose ni byiza, mu isi no mu ijuru uri Imana.
igihome cy'abakwizera mana we uruvugamo umugaru urinda bidukingira umunara muremure mana we ufashe ukuboko ntuzamurekura umunara muremure mana we ufashe ukuboko ntuzamurekura uri igihome cy'abakwizera mana we uruvugamo umugaru urinda bidukingira umunara muremure mana we ufashe ukuboko ntuzamurekura umunara muremure mana we ufashe ukuboko ntuzamurekura Mana uratangaje Mana uratangaje Mana uratangaje Mana uratangaje ibyo ukora byose ni byiza isi no mu ijuru uri Imana ibyo ukora byose ni byiza isi no mu ijuru uri Imana igivuga imisozi igaca bugufi ibizima byo mu ijuru birayubaha yashoboje dawidi anesha goliyati yihesheje icyubahiro imbere ya farawo yohereje nebukadinezari mu ishyamba yarwaniriye gidiyoni intambara ikomeye n'imana ifite imbaraga turayiringiye igivuga imisozi igaca bugufi ibizima byo mu ijuru birayubaha yashoboje dawidi anesha goliyati yihesheje icyubahiro imbere ya farawo yohereje nebukadinezari mu ishyamba yarwaniriye gidiyoni intambara ikomeye n'imana ifite imbaraga turayiringiye oh n'imana y'inyamaboko turayiringiye imana ifite imbaraga turayiringiye oh n'imana ikora imirimo turayiringiye imana ifite imbaraga turayiringiye oh n'imana ifite imbaraga turayiringiye imana ifite imbaraga turayiringiye yesu yaturonse mu bise by'amaraso ye ntateze kuturekura dufite kunkingi y'umutima yesu yaturonse mu bise by'amaraso ye ntateze kuturekura dufite kunkingi y'umutima yesu yaturonse mu bise by'amaraso ye ntateze kuturekura dufite kunkingi y'umutima kuko imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho kuko imana yakunze kuko imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga
ajya ku musaraba ku rupfu rw'agashinyaguro kugira ngo tubone ubugingo. bari bizira mu maso y'Imana, nyamara Yesu aratwitangira. ajya ku musaraba ku rupfu rw'agashinyaguro kugira ngo tubone ubugingo. ajya ku musaraba ku rupfu rw'agashinyaguro kugira ngo tubone ubugingo. ajya ku musaraba ku rupfu rw'agashinyaguro kugira ngo tubone ubugingo. Yesu yaturose mu bise by'amaraso ye, ntateze kuturekura, dufite inkingi y'umutima. Yesu yaturose mu bise by'amaraso ye, ntateze kuturekura, dufite inkingi y'umutima. urugo rw'Imana turabami n'abatambyi ubwoko Imana yarose, ubugingo bwacu buhishanywe n'ubwa Kristo mu Mana ntacyaduhungabanya. mu rugo rw'Imana turabami n'abatambyi ubwoko Imana yarose we, ubugingo bwacu buhishanywe n'ubwa Kristo mu Mana ntacyaduhungabanya. mu rugo rw'Imana turabami n'abatambyi ubwoko Imana yarose we, ubugingo bwacu buhishanywe n'ubwa Kristo mu Mana ubu ntacyaduhungabanya. iyo amaraso yawe Yesu we yaturokoye urupfu rw'iteka. amaraso yawe yagize umumaro. Amaraso yawe Yesu we yaturokoye urupfu rw'iteka. amaraso yawe yaduhuje n'Imana. Amaraso yawe Yesu we yaturokoye urupfu rw'iteka. amaraso yawe Yesu we yaturokoye urupfu rw'iteka. abaririmbyi barakoze kuririmbira Imana. Imana ibaho umugisha. mbere yo kugira ngo dukomeze n'undi mwanya, tugiye kwinjira mu mwanya wo gushimira Imana dutanga amaturo y'ishimwe ku by'Imana yakoze. reka rero tubabwire uburyo tugiye gukoresha dutanga amaturo y'ishimwe. iyo twibutse imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye, dutanga amaturo kuko Imana iba yarabigizemo uruhare rukomeye. turakoresha kode akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 inyenyeri 1 07 93 26 urwego, tukemeza. dusubiremo ni inyenyeri 182 inyenyeri 8 inyenyeri 1 inyenyeri 07 93 26 urwego. turi gutanga aya maturo y'ishimwe, reka dusabe korali Holy Nation ririmbira Imana, kandi turaba twitegura no kwinjira mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana.
ibyaha byanjye nawe hari umwami w'abami wemeye kubyikorera Imana ishimwe imitwaro yanjye nayituye umusaraba ibyaha byanjye yabibambanywe umusaraba imitwaro y'ibyaha yanjye yose umusaraba ibyaha byanjye yabibambanywe umusaraba imitwaro yanjye nawe imitwaro hari umwami umwe wemeye kuyikorera Imana ishimwe urwandiko yarukujeho umusaraba urwandiko yarukujeho umusaraba aho niho ijambo ryiza ati byose birarangiye aho niho niho yavugiye ijambo ryiza Yesu byose Yesu birarangiye aho niho niho yavugiye ijambo ryiza Yesu ati byose birarangiye Bitishimye gushima Yesu ko wambohoye iri teraniro ryose dufite icyo twavuga Bitishimye gushima abifatikanije natwe duhereza Imana icyubahiro bitishimye gushima gushima Yesu ko wambohoye warababajwe mwami wanjye bakwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe baguteye imisumari mu biganza n'ibirenge baguteye icumu mu rubavu havamo amaraso avanze n'amazi niyo soko yose ibyaha byanjye ndashima ko nababariwe narababariwe naracunguwe warababaje mwami wanjye bakwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe bagutaye imisumari mu biganza n'ibirenge bagutaye icumu mu
mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi kuri kino cyumweru. Reka dusengere umwigisha wacu Pastor Desire, tumusabe atambuke aze aha hafi, tumusengera Imana, noneho rero akomeze atugezeho ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, kandi turagushimiye kubw'umukozi wawe ugiye gukoresha. Turabizi neza usanzwe umukoresha, reka imbaraga zawe nyinshi zimubeho, kandi abantu benshi cyane bagiye kumvira ijambo rizahindure imitima yabo, ubugingo bwabo buzabe buzima. Umwuka wera nabane nawe, kandi umwuka wera abane na buri wese ugiye gutega amatwi ijambo ryawe. Turagushimiye kuko ubyumvise, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kubana namwe muri aya materaniro. Wahisemo neza kubana natwe muri iteraniro ryo ku Cyumweru muri ADPR Gatenga. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo kwizera no kumenya gose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. Amen. Nagira ngo tuganire ku ijambo rivuga kwizera. Tugiye kureba ngo kwizera ni iki. Mu by'ukuri biragoye gukora definition yo kwizera, ariko hano Bibiliya itubwiye kuri uyu murongo wa mbere amagambo asobanutse. Atubwiye ko kwizera ni ukumenya gose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ibyo tutareba niko kubitumenyesha ko biri ukuri. Hano ndashaka kugaruka ku magambo abiri akomeye avuga ngo kwizera ni ukumenya. Kumenya ntabwo ari ukumvisha amatwi, ntabwo ari ukumenya ko mu ishure, ahubwo ni ukumenya kugizwe n'ihishurirwa. Kwizera ni ukumenya gutangwa n'Imana, ni ukumenya umuntu abihawe n'umwuka wera. Iyo bavuze kumenya, Paulo yagiye agaruka ku magambo avuga ngo icyo nahawe n'umwami kumenya nico nababwiye nanjye. Kwizera ni ukumenya, kumenya ko guhishurirwa. Kwizera ni ukumenya uhawe n'umwuka wera. Abantu benshi bagerageza kwizera, bakizera ibintu bitandukanye. Turaza kureba ubwoko bwo kwizera, ariko uku kwizera ko kumenya ni umwuka wera ukwiye kukuduha. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko muri iki gihe birasa nkaho Imana irimo kwigisha isi yose kwizera. Hari ukuntu twari tuzi ko dutunzwe no gukora cyane n'umushahara n'ibindi, ariko iyo urebye muri iki gihe cya coronavirus ukareba abantu bamaze gutakaza akazi ku isi, ukareba coronavirus ibihombo yinjije mu isi ukuntu bingana, ukareba ubuzima abantu bariho uko bumeze, ubona kandi nta nubwo tuzi igihe bizarangirira. Birasa nkaho isi irimo kwigishwa isomo ryo kwizera. Kwizera ubwo bivuze ko Imana yifuza ko abantu biga guhanga amaso Imana, bakayishiraho ibyiringiro, bakabaho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma hano Bibiliya rero iravuga ngo kwizera ni ukumenya gose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Hanyuma ibyo tutareba niko kubitumenyesha ko biri ukuri. Birasa nkaho kwizera ari ukumena igikuta, ukareba hirya ibyo utareba kandi ukabyizera nkaho biri ukuri. Muri iki gihe rero isi yose irimo kwigishwa kwizera. Nagira nkubwire ko nawe birakureba, nanjye birandeba. Buri mukristo wese agomba kumenya ko ubuzima bwo kwizera ari bwo bugize itorero. Ndaza kubaha ingero. Ndashaka kuvuga ubwoko bwo kwizera bugeze nko ku 10. Kwizera kwa mbere ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza igihe wihana ibyaha. Agakiza kagizwe n'amagambo atatu: kumva, kwizera no kwatura. Uku kumenya cyangwa se ijambo ry'Imana rikumurikiye, usobanukirwa ko uri umunyabyaha, ukamenya ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Hanyuma iyo umaze kugira agahinda gatera kwihana kuticuzwa, ugasobanukirwa ububi bwawe, haba hasigaye kwizera.
amaraso ya Yesu nk'igitambo kizima cyagukuraho ibyaha hanyuma agakurikizaho kwatura ibyaha. Nagarutse ku kwizera kwa mbere ni ukwizera uko twita kuvuka cyangwa se kwihana cyangwa se guhinduka kuba umwana w'Imana. Niba warakijijwe neza ariko ndatekereza ko wagize ako gahinda gatera kwihana kuticuzwa, wasobanukiwe uko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Hanyuma ndabizi ko nta kindi cyagukuraho ibyaha byawe usibye amaraso ya Kristo Yesu. Twebwe abapasitoro nta gakombe k'amaraso tugendana, hashize imyaka 2000 avuye nabwo i Yerusalemu higiriye muri Isirayeli, ariko umuntu ari mu Rwanda yizera ko ababariwe kubwo gusengerwa kandi ibyaha bikamuvaho, akajya yumva afite umudendezo, yarababariwe, yarabohotse kubwo kwizera. Niyo mpamvu Imana ntabwo ishobora kuvuga rumwe n'abantu batizera. Umuntu utizera nshobora kunezeza Imana. Buri icyaha gikomera kuruta ibindi ni ukutizera. Gukora icyaha byo muri kamere yo kwa Adamu turabanyabyaha, ariko kutizera imbabazi nicyo cyaha kibi Imana yanga, kuko nta kindi cyagukiza uramutse utizeye. Kwizera kwa kabiri ni uko twita kwizera guke. Muribuka igihe Petero yararohamye, yabonye Yesu agenda hejuru y'imiraba, hejuru y'amazi, hanyuma aramubwira ati niba ari wowe mbwira nze. Aramubwira, araza, atera intambwe nke. Bibiliya iravuga ngo arangije arashidikanya ahita ararohama. Yaramubwiye ngo wa muntu wo kwizera guke we. Hari abantu dufite mu itorero ariko kwizera kwabo kutajya gukura, ahora no kwizera guke, ntiyizeye ko azabaho, ntiyizeye ubuzima, ntiyizeye ikintu na kimwe, abaho atizera. Ibyo bintu ni bibi, bituma arohama mu miraba y'isi, mu nyanja y'isi tugendamo, bitera umuntu kurohama. Imana yifuza ko tubaho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma kwizera kwa gatatu ni ukwizera kwinshi. Yesu yaganiriye n'umusirikare, yari umusirikare w'umunyaroma, hanyuma yari afite umugaragu ugwaye. Uwo mugaragu igihe Yesu yari hafi aho, uwo musirikare araza aramubwira ngo nifuza ko nkiriza umugaragu. Aramubwira ati tugenda. Aramubwira atoya, nanjye mfite abo nyobora. Iyo bambwiye ngo, iyo mbwiye umwe ngo agenda aragenda, nabwira undi aza akaza, nanjye abanyobora niko bigenda. Ndi umunyabyaha, ntabwo wakwirwa winjira iwanjye, tegekera aho uri. Arangije aramubwira ngo genda, kwizera kwawe gukijije umugwayi. Yesu arangije atanga ubuhamya, aravuga ngo no mu Bisirayeli ntigeze abona kwizera kwinshi kungana nuko uwo muntu uwo musirikare ngo ageze mu rugo, ngo yaje kumenya ko isaha yavuganiyeho na Yesu ari umugaragu we yakiriye. Muri iki gihe biradusaba ko tugira kwizera kwinshi. Yego urakora, ufite ubushobozi, ufite amafaranga, ariko iyo urebye ubuzima turiho turabaho muri iki gihe biradusaba kwizera kwinshi. Kwizera kwinshi kuko itorero rimaze gutakaza kwizera. Turaza kubigeraho aho abantu basigaye babaho ubundi buzima butari bwo kwizera. Turasabwa kugira kwizera kwinshi. Hanyuma kwizera kwa kane ni ukwizera gukomeye. Abaroma 4 ku murongo wa 20 haravuga ngo Aburahamu yizeye yiringiye bitakwiringirwa. Nawe uratekereza ko Sara yari afite double menopause, ubundi bavuga ko umuntu acura ku myaka nka 45, we yarayikubye kabiri. Aburahamu yari afite imyaka 100, ariko ngo yizera adashidikanya ibitakwiringirwa n'umuntu, hanyuma byara Isaka. Sinzi niba mwumva igitangaza Imana yakoze kuri Sara. Yari umuntu utakijya mu mihango, yari umuntu ushaje, yari umuntu Bibiliya avuga ngo yarabaye akaheze, yararangiye. Ariko Imana yamuremeyemo matrice nshasha. Imana imugira umukobwa muto, arasama, abyara nta cesarienne akorewe. Ababyaye bakorewe cesarienne mwihangane, nabwo ni umugisha Imana ibiguhaye kubaho n'umwana wakabaho. Ariko Sara we yabyaye mu buryo bwiza, nta kibazo na kimwe agize, kubera ko yari Imana yamukoreye igitangaza. Ibyo rero ko byizera ku myaka 90 ko umuntu yabyara, siyanse ntibyemera. Ukuri k'ubuzima tubaho ntabwo kubyemera, ni ibintu byazanwa n'Imana gusa kubwo kwizera. Kwizera ni ikintu Imana ikora kirenze ibyo siyanse yemera. Niba Yesu agenze hejuru y'amazi, siyanse ntabwo ibyemera. N'ibindi byitwa ibitangaza ni ibintu birenze ibyo siyanse ishobora kwemera, ibyakwigwa mu bwenge bw'umuntu bigakorwa n'Imana yonyine.
uko rero ni ukwizera gukomeye. Hanyuma kwizera kundi kwa gatanu ni ukwizera kubeshaho, aho Bibiliya ihamya inshuro nyinshi, ntabwo nakwirirwa mvuga imirongo yose, aho Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ntabwo azabeshwaho n'amafaranga, ntabwo azabeshwaho n'icubahiro afite, ntabwo azabeshwaho na impinduka zirimo kuba ku isi. Umuntu abyuka gutya ari umukire akabyuka ari umukene, indege zigahagarara ku kibuga nta kindi cyabaye kuko kubwa coronavirus gusa. Abantu bakajya mu bihombo, umuntu akabaho ubuzima buteye ubwoba. Dukwiye kwiga kwizera kubeshaho, ko Imana ishobora kubeshaho umuntu no mu gihe muri lockdown nta usohoka. Kwizera gukwiye kwiga kutubeshaho. Twebwe dukwiye kwiga kubeshwaho no kwizera no mu gihe impinduka zaza n'izirenzizi, tukiga kubaho kubwo kwizera. Hanyuma ikindi, kwizera kwa gatandatu ni ukwizera gukiza indwara. Igihe Yesu yari mu nzu, abantu ngo bari buzuye babuze uko bamugezaho umugwayi, abantu ngo barazamuka hejuru basenya inzu bamumanuriraho uwo mugwayi, ngo arebye kwizera kwabo arangije avuga ngo kwizera kw'abakuzanye gutumye ngukiza. Ndagira mbabwize ukuri, hari ibibazo byinshi muri iki gihe. Urebye toya kanseri ukareba ukuntu irimo kuzamuka, ukareba ukuntu muri iki gihe hari indwara zidasobanutse, diabete, ibyorezo, sida n'ibindi byinshi. Itorero rikwiye kugira kwizera kwakiza abagwayi, kandi Bibiliya ivuga ngo tuzarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Dukwiye kubaho ubuzima bwo kwizera ibyo isi ihangayikiye, tukizera ko twasengera umugwayi wa kanseri agakira, tukizera ko twasengera umugwayi wa sida agakira. Siyanse hari ibintu itemera, ntiyemera ko sida ikira, ntiyemera ko kanseri ikira, ntiyemera ko diabete ikira, ariko Bibiliya irambwira ngo tuzarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naze. Dukwiye kwizera ko ibyo bishoboka. Hanyuma hirya yo kwizera gukiza indwara, kwizera kwa karindwi ni ukwizera gukuraho imisozi. Igihe Yesu yavaga Betaniya yinjira Yerusalemu, yabonye umutini ashonje, ushakaho ibyo kurya arabibura, arangije arawuvuma. Bagarutse basanga umutini wumye, birabatangaza. Bibiliya iravuga ngo arababwira ngo mugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira imisozi. Mu buzima bw'ubukristo harimo imisozi myinshi. Mu buzima, mu nzira ijya mu ijuru duhura n'imisozi n'ibigeragezo bitandukanye. Dukwiye kugira kwizera kwakuraho imisozi. Imisozi izanwa na Satani, imisozi y'ibigeragezo. Ndatekereza ko dukurikiye, ndabizi ko nawe urabizi imisozi iri mu buzima bwawe. Hari ibyo amafaranga atakora, hari ibyo ubwenge butakora, hari ibyo abantu batagushoborera, hari iby'inshuti n'imiryango bitagira ico bibikoraho, byakugwaho no kwizera. Kwizera gukuraho imisozi. Hanyuma kwizera kwa munani ni ukwizera kugira ngo abandi bantu bakizwe. Iyo urebye itorero bwa mbere twabagaho ubuzima bwo kuvuna tukajya kuzana abandi kuri Kristo Yesu, tukizera ko abantu bashobora guhinduka agace itorero rigezemo, ko abantu bakizwa bagahinduka. Ariko ubu nza amatorero menshi akodesha mu kabari, ukabona itorero rituranye n'akabari ntaco bibabwiye. Ukabona abantu batuye muri quartier, itorero riri muri quartier y'indaya ntaco bibabwiye. Ukabona itorero riri ahantu. Ntidufite kwizera kwakiza abanyabyaha. Dukwiye kubasengera twizeye ko Imana yabakiza. Ubundi ahantu ubutumwa bwiza bugeze n'abadakijijwe ibyaha biragabanuka. Ikintu giteye ubwoba muri iki gihe ni ukuntu imibare y'amatorero yiyongera, ibyaha ntibigabanuke muri societe. Iyo urebye imibare y'amatorero afite ibyangombwa yemerewe gukora, ukareba n'ibyaha biri mu gihugu uko bingana, uhita wibaza itorero rimaziki. Ubundi itorero ni itabaza ari ku gitereko cyaryo, ni umunyu w'isi, ni umuco uvira amahanga, ni umudugudu utabasha gutwikirwa. No kuvuga ngo ahantu rigeze, umunyu aho ugeze, ahantu hari umunyu birumvikana. Itorero iyo itabaza iyo ri ku gitereko cyaryo nabwo biragaragara. Turi umuco uvira amahanga. Ikibabaje rero n'ukuntu umwijima ukomeza kutwegera kandi itorero rihari. Nuko dukwiye kugira kwizera kwakiza abanyabyaha, kwazana abandi kuri Kristo Yesu. Hanyuma kwizera kundi ni ukwizera kw'Imana.
uku niko Imana ikoresha ibitangaza, ibitangaza bikozwe n'Imana, kuko hari ibyo Satani agenda apirata bijya gusa n'ibitangaza by'Imana, ariko ibitangaza bundi ibitangaza by'Imana aho bitandukanira n'ibindi bitangaza nuko ibitangaza biva ku Mana biba bifitanye isano n'ubwami bw'Imana. Ibitangaza bikozwe mu bundi buryo bikangurira abantu gukunda isi. Niho hari itandukaniro ry'ibitangaza by'Imana n'ibitangaza bikozwe mu bundi buryo. Nagiye mbona abakozi b'Imana bafite impano yo gukora ibitangaza, bafite ukwizera kw'impano. Abo bantu Imana yagiye bakoresha ibintu bikomeye mu materaniro, ibintu byananiranye, bakagenda bakuraho imisozi iremereye kuko bafite kwizera. Hanyuma kwizera kundi kwa nyuma mu bundi Bibiliya ivuga kwizera inshuro nyinshi, nge nahisemo bugicumi gusa, ni ukwizera kuzimya imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Mu Baheburayo no mu Befeso ibice 6 uhere ku murongo w'10 kumanuka hepfo havuga ku ntwaro z'umukristo, hakavuga ngo mufate kwizera nk'ingabo muzabasha kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Mwibuke ko turi mu ntambara yo kurasana na Satani, tugwana n'isi na Satani n'umubiri, hanyuma Satani turasa buri munsi imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Dukwiye kwizimisha ingabo yo kwizera, ukabuza ijambo ry'Imana ukabasha guhagarara muri uko kwizera. Ndashaka kuvuga kubikuza kwizera. Ndangije kubabwira kwizera k'ubugicumi, ndashaka kuvuga ibikuza kwizera. Icambere gikuza kwizera ni ugusenga. Ntabwo ushobora kubaho wizera ubaho ubuzima budasenga, ntabwo bishoboka. Iyo usenga usabana n'Imana, iyo usenga uba hafi y'Imana, iyo usenga urahishurirwa, iyo usenga ugira ubuzima, iyo usenga uba connected ku Mana. Ico gihe kwizera kwawe kurakura. Abantu benshi gusenga basenga basaba, basenga kugira ngo Imana igire ibyo bakorera, ariko gusenga si ubuzima bwa buri munsi. Nasomye Bibiliya yose, nta na hamwe Bibiliya ivuga kwizera nkaho gusenga nkaho ari impano. Gusenga ni itegeko. Dukwiye kubaho ubuzima busenga bigahinduka ubuzima bwa buri munsi. Ishaka kabiri gikuza kwizera ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Murabizi ko hano mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo nzi ikibazo twagize, Bibiliya tuyizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko ntibisa n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hano dukwiye kwiga gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa rigahinduka ubuzima. Niba rivuga gusenga ugasenga, niba rivuga kubabarira ukababarira, niba rivuga kwihangana ukihangana, niba rivuga guca bugufi ukareba niba uca bugufi, ukareba niba ari bwo buzima ubaho bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana niriba mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko uzabaho ubuzima bwizera, kuko cyangwa se bizakuza kwizera kwawe, kuko kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Ntabwo ari bica kuri social media, ntabwo ari kureba filime, ntabwo ari kuba mu gwenya n'amashengo. Oya, ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Kumva ijambo rya Kristo bikuza kwizera. Hanyuma ikindi cya gatatu gikuza kwizera no kuzura umwuka wera. Ubundi umwuka wera ni Imana mu butatu. Akambabwire ibyiza byo kubana n'umwuka wera. Imana ishobora kwicara mu nama y'ubutatu ikanzura ikintu igiye gukorera Desire. Hanyuma kuko umwuka wera atuye muri nge, agahita aza akanyibira ibanga akambwira ngo wizeye iki kintu caba, ukumva birakuzuye, ugasenga, ukumva urabyizeye, ukabona Imana iragikoze. Ibyo rero bitandukanye no gupfa kwizera ikindi kintu cyose utabwiwe n'umwuka wera. Iyo umwuka wera kwibibanga akakumenyesha icyo Imana igiye kugukorera ukacizera, Imana ihita igikora. Ni ukwizera ibivuye ku mutima w'Imana. Hanyuma kwizera kundi, ikindi gikuza kwizera ni ibigeragezo. Cyo ntabwo kiryoshe, ariko ndashaka kukivuga. Bibiliya iravuga ngo si Imana niducisha mu ikome ry'ibitugerageza, mu muriro w'ibitugerageza, ntabwo ibitwanga, ahubwo ibigira ngo ikuze kwizera kwacu. Rimwe na rimwe tubyitiranya ko ari twe tugiye gupfa, Imana igiye kutubabaza, ariko Imana ibigira ngo icyaze kwizera kwacu. Yohana yaravuze ngo nge mbatiza mu mazi, ariko uzaza nyuma yanjye azabatiza mu mwuka no mu muriro. Imana iducisha mu muriro igira ngo icyaze kwizera kwacu kumere nka zahabu. Ukwizera kuravuka, kukaregwa, kugakura, kugakora. Niyo mpamvu Imana iducisha mu bintu bigoye kugira ngo dukure amaso mu bindi bintu, twige kubaho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma
ikindi gikuza kwizera ni ukubana n'abantu bafite kwizera. Iyo urebye ubuzima bwa Elisa ni uko yabanye na Eliya. Iyo urebye ubuzima bwa Yosuwa ni uko yabanye na Mose. Iyo urebye ubuzima kwizera kutajyajya kwari muri Timoteyo ni uko yabanye na Paulo yizera. Hajya wubana nande? Ninde muri inshuti? Ibiganiro byinshi bigirana nande? Ninde muntu ugufasha mu nzira yo kwizera? Ninde mubyeyi wo mu mwuka? Ninde muntu iyo ugize intege nke waturira? Ninde muntu ugufasha mu nzira y'agakiza? Ubana nawe ashobora kugufasha kugukura mu kwizera, kuko ibyo tuzi byose twabyigiye ku bandi. Niba udafite umuntu muzima mubana ugufasha yakwibutsa gusenga, umuntu wakwaturira w'umunyebanga ntubisange mu muhanda, umuntu wasangiza amarangamutima yawe ukumva nta kibazo ugize, umuntu yakubonera umwanya. Niba udafite umuntu mubana mu nzira y'agakiza yagufata ukuboko mu nzira yo guhinduka ku ngeso, ntabwo uzakura mu kwizera. Uzahinduka umunyedini mwiza gusa, ariko ntushobora gukura mu kwizera. Ukwizera kwawe kuzagwingira, ntabwo gushobora gukora, gushobora kuvuka yego kuko wababariwe ibyaha, ariko za ntambwe 10 ntushobora kuzitera. Niyo mpamvu ukwiye kurobanura abantu bana nabo. Hanyuma ndashaka kuvuga ibintu 7 bibangamira kwizera. Icyambere, icyaha ni ikintu kibangamira kwizera. Umutima uri mu icyaha ntabwo ushobora kwizera ngo bishoboke, ahubwo uhorana ipfunwe, uhora ugucira urubanza. Umutima uri mu icyaha ntushobora kubaho wizeye, ntushobora kwizera, kuko kwizera bisaba ngo ugirane isano n'uwo wizeye. Kwizera bisaba ngo ugirane ubusabane n'uwo wizeye. Rero iyo hari mu icyaha gisa nkaho giciye umurunga ubafatanya. Icya kabiri ni ubwoba. Abantu bafite ubwoba bw'ubuzima, bafite ubwoba bw'ejo hazaza. Niyo mpamvu abantu bambura, bakabesha, bakagambana, bagasebanya abagira ngo arengere ejo hazaza. Ariko ntabwo dukwiye kubaho dufite ubwoba bw'ejo hazaza. Ubwoba ni inkoni ikubita kwizera. Murabizi ko inshishi, intozi ntabwo bishobora kwambuka uruzi, ariko iyo ufashe urudodo ukarurambura hejuru y'amazi, inshishi nk'igihumbi zakwambuka. Iyo no kugira ngo umurozi aroge umuntu bishoboke, ategura umurozi agahita aza mu mutima w'uzarogwa agateramwo ubwoba, kuko hariho connection, kuko hari ikintu kibahuza cyitwa ubwoba, akakuroga bigashoboka. Ubundi hari ibintu 2 bikora kimwe, kwizera n'ubwoba bikora kimwe. Ibyo ufite ubwoba byose bizakubaho, n'ibyo wizeye nabyo bizakubaho. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo mu bantu batazajya mu ijuru harimo abanyabwoba, n'abasambanyi, n'abandi hepfo bakavuga ngo n'abanyabwoba. Umuntu ufite ubwoba ntashobora kunezeza Imana. Ni biki ufite ubwoba mu buzima? Ufite ubwoba ko utazarongogwa, ufite ubwoba ko utazabona ibyo utungisha abana, ufite ubwoba ko akazi gahagaze wapfa, ufite ubwoba ko inshuti zikuvuyeho ubuzima butakomeza. Ni biki ufite ubwoba? Reka ubwoba bige kubaho ubuzima bwo kwizera, kuko ubwoba ni inkoni kubita kwizera. Icya gatatu ni amaganya y'isi. Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire ibiryo n'imyambaro n'ejo nzamera nte. Imana izi ibyo uzajya, Imana izi ibyo uzambara, Imana izi ejo hawe hazaza. Nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ntukwiye kubaho ufite ubwoba, ukwiye kubaho wizeye Imana. Amaganya y'isi atera umuntu gukora ibintu bitandukanye. Ntabwo dukwiye kubaho twiganyira. Umwami yemeye kudufasha mu byo tunyuramo mu buzima bwacu. Hanyuma ikindi gikubita kwizera cyangwa se kibangamira kwizera ni inaringi. Urabona, iyo umuntu afite stoke irimo ibiryo aba yumva ari sawa, gusenga ntibiri ngombwa. Iyo akabati kuzuye imyenda uba wumva ari sawa, iyo kuri konti yawe hariho amafaranga uba wumva ari byiza. Urabona ko abanyaburayi kera nibo bagize ububyutse mbere yacu, ni nabo batuzaniye ubutumwa bwiza. Nko kuri metero 100 habaga hari urusengero. Insengero zari zuzuye abantu bafite ububyutse, bafite ibihe byiza. Uko bagiye batera imbere mu buryo busanzwe bw'umubiri, byageze igihe babona gusenga ntibiri ngombwa. Barakubwira ngo gusenga ni ugusaba. Ngiye ntaco mfite nsaba Imana, sinsaba Imana ibiryo, sinsaba Imana imyambaro, sinsaba Imana ikintu na kimwe. Natwe turarema, nta mpamvu yo gusenga.
iyo uko iterambere ry'umubiri rigenda riza niko abantu bagenda bakura amaso ku kwizera ahubwo bakimika inaringe, kandi inaringe irimo amakosa menshi. Niyo mpamvu dukwiye kwiga kubaho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma inaringe mu yandi magambo abakumva igifaransa ni logique ni inkoni ikubita kwizera, kuko ibi twizera ntabwo siyansi ibyemera. Ntabwo wakwizera ko muri siyansi hari ibintu itemera ariko twe tukavyemera nk'ukuri. Niba siyansi ivuze ngo sida ntikira, twe twize. Nabonye abagwayi ba sida bakize. Nabonye umumama babaze bakuramwo indibyaro, hanyuma baramubwira nyine ko yihangana atazigera abyara kubera ibibazo yari afite mu nda, ariko ndabizi ko yasengewe akabyara abana 4. Nabonye abantu bakize diabete, nabonye abantu bakize ingwara zikomeye basengewe, nabonye ibitangaza n'amaso yanjye. Ibyo rero sinabishidikanya, ndabizi ko ibyo siyansi itemera Bibiliya ibyemera nk'ukuri. Nitukomeza kugendera mu naringe, siyansi iravuga iki, logique iravuga iki. Reka mbaho urugero. Igihe abanyabwenge b'inyenyeri biyerekwa n'inyenyeri bahise bakatira kwa Herode kugira ngo bajye kureba, ngo bajye kubaza umwami ko undi mwami yavutse baba baza aho ari, ariko ngo inyenyeri ntiyongeye kujyana nabo. Kubera iki? Iyo utangiye gukatira muri logique, ntubu kiyobogwa no kwizera n'umwuka wera, ugatangira kuyobogwa n'inaringe gusa. Hari igihe umwuka wera akuva iruhande, kwizera kugatakara kuko watangiye gukorera mu bwenge gusa. Ibi bintu turimo ni ibintu byo kwizera. Yesu ntitwigeze tumubona, hashize imyaka 2000. Amaraso ya Yesu ntiturayabona uko asa, ariko twizeye ko atweza, twizeye ko Yesu azagaruka. Ntituzi aho yagiye, ariko twizeye ijuru, ntabwo tuzi aho riri. Ibi bintu turimo ni ukwizera. Iyo utangiye kujya muri logique, rimwe na rimwe uratakara. Ikindi kibangamira kwizera ni ukudasenga. Iyo utangiye kubaho ubuzima budasenga, ugatangira kubaho ubuzima nk'abandi bantu bose, utakaza connection n'uwo wizeye, ugatangira kubaho ubuzima nk'ubw'abandi. Ikindi kibangamira kwizera ni ukudahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Kwizera kuzanwa no kumva kandi ijambo rya Kristo. Uheruka kumva ijambo ry'Imana, uheruka kumva Imana ivugana nawe. Imana hari uburyo inyuramwo ikakuganiriza. Niba Imana idaheruka kuvugana nawe, kwizera byakugora. Hanyuma kutumva ijambo ry'Imana bigira ingaruka mbi nyinshi. Tugana ku musozo, nagira ngo dufate igihe cyo kubitekerezaho. Bibiliya tubwiye ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ibyo tutareba niko kubitumenyesha nk'ukuri. Muri iki gihe itorero ribayeho mu kwizera cyangwa ribayeho ubundi buzima. Yesu yagiye mu ijuru afite impungenge. Yaravuze ngo umwana w'umuntu naza azasanga kwizera mu isi. Yagiye afite impungenge kandi zifite ishingiro. Iyo urebye itorero ukuntu ribayeho muri iyi minsi, ubona tutabayeho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo abagore 7 bazafata umugabo umwe, baramubwira ati turashaka brande, turashaka izina ryawe gusa, tukwitirigwe, ibisigaye tuziyambika, tuzirisha, tuzikorera ibintu byose, ariko turashaka izina. Iyo urebye ubukristo bw'ubu nuko abantu bafite brande y'ubukristo, bafite brande ya Kristo, ariko ubuzima baho si ubuzima bwo kwizera. Ibi rero ntabwo bizakomeza kugira agaciro, kuko niba tudafitanye isano n'uwo twitirirwa, rimwe na rimwe bizagaragara ko atari we twitirirwaga. Itorero risobanura umugore, asobanura itorero, umugabo ni Kristo. Ntabwo dukwiye kubaho ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi, dukwiye kubaho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma iyo utabaho ubuzima bwo kwizera rero, uhita ugenda wiruka inyuma y'isi nayo yagusize. Urebye isi ikorera muri smartness iteye ubwoba. Yesu yaravuze ngo abana b'isi ngo bafite ubwenge mu byo bakora. Twebwe twaheze hagati yo kwizera no kwiruka inyuma y'isi. Umuntu akaba arimo hagati, akaba atizeye Imana, akaba adafite smartness nk'isi ikoreramo. Dukwiye kubaho ubuzima bwo kwizera, ahubwo isi ikatwigiraho kubana n'Imana. Hanyuma hageze ko twiga guhitamo. Urahitamo ubuzima bwo kwizera cyangwa urahitamo kubaho nk'uko isi ibaho? Niba uhisemo kubaho nk'uko isi ibaho, uzabaho muri logique yego, bizagufasha, ariko ntibishobora kukugeza mu bwami bw'Imana, kuko mu ijuru tuzajyanwa no kwizera.
nagira ngo dusengane ufate umwanzuro wo kwiga kubaho ubuzima bwo kwizera. Ni rimwe mu masomo turiho turiga muri iki gihe gikomeye cy'ibyorezo n'ibindi bikomeye, twiga kubaho kubwo kwizera. Data mu izina rya Yesu, nyuma yo kumva ijambo ryawe tuguciriye bugufi, birashoboka ko twatakaje kwizera, dusigaye tubaho nk'abandi bose. Udushoboze kubaho ubuzima bukiranuka, bwizera, busabana nawe, butera imbere, budafite ubwoba. Uduhe kubaho tutari muri logique gusa, ahubwo tuyobowe no kwizera, kuko Abisirayeli mu butayu bayobowe n'inkingi y'igicu ibageza aho bagomba kugera. Natwe tuyobowe no kwizera kuzatugeza ku Mana. Fasha itorero, uduhe guhagarara hakwiriye mu izina rya Yesu, amen. Dushimiye Imana ikoresheje umukozi wayo Pasteur Desire. Imana ni guha umugisha, kandi iri jambo rirakwiriye muri kino gihe. Abigishwa babanye na Yesu, ariko igihe cyarageze baravuga ngo twongerere kwizera. Abantu benshi baracogoye, abantu benshi barananiwe, abantu benshi baribagiwe, abantu benshi babuze kwizera. Ariko muri no teraniro ryacu ry'uyu munsi ryo kuri kino cyumweru, reka dusabe Imana itwongerere kwizera. Wowe warutangiye kugutakaza, Imana ikongerere kwizera. Twumvishe byinshi bitandukanye bituma kwizera kuva mu bantu, ariko reka twongere twinginga Imana itwongerere kwizera. Umukozi wayo rero Pasteur Desire arakoze, Imana imuha umugisha mwinshi, turamushimiye. Kandi reka dukomeze twinjira no mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo. Ni byiza ko umuntu akiranukira Imana muri byose, kandi umuntu agakiranukira Imana aho abantu bari naho batari, cyane ko imitima yacu izwi n'Imana. Kandi umuntu ugira kwizera abasha kuguhagararamo neza, agakiranukira n'Imana. Tugiye gukoresha kode rero dutanga icya 10 n'amaturo. N'ubundi turi buze gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 inyenyeri 1 inyenyeri 07 93 26. Turasubiramo, na akanyenyeri 182 inyenyeri 8 inyenyeri 1 inyenyeri 07 93 26 urwego. Wowe ugiye gukora mu butunzi bwawe, utanga icya 10 n'amaturo, aho ugiye gukura, Imana ihongere kandi Imana iguhe umugisha. Turatanga icya 10 n'amaturo. Korali Beura iririmba indirimbo imwe. Karibu Korali Beura, na buri wese atanga ituro rye nk'uko umutima we urimo urabimwemeza. Igitondo cy'umugisha, kubera
aba ni bande ni bande ni bande nawe azabasubiza aba nabera banesheje isi dore aba nibo nanywereye cya gikombe gisharira abamarayika bazabaza bati aba ni bande ni bande Yesu nawe azabasubiza aba nabera banesheje isi aba nibo nanywereye cya gikombe nibo batumye mbabara cya gihe aba nibo naterewe rya cumu ryo mu rubavu nibo haleluya aho niho tusumvira ya ndirimbo y'umwana w'intama aho niho tuzahurira na bene bose maze dushira none ukumbuziyo aho niho tuzanuhukira imihati yose tubonera muri iyi si tuzaba mu gitaramo tutigeze gutarama tuzaba mu gitaramo cyiza amaso yacu ndarakibona ibyo amatwi yacu atigeze yumva ibyo nibyo tuzumva uwo munsi abafite intambara zibakomereye mwihangane icyo gihe nidutarama tuzabyibagirwa tuzaba mu gitaramo cyiza tutigeze gutarama tuzaba mu gitaramo haleluya tuzabona intwari zose zatubanjirije imana ishimwe ntituzongera kureba ku masaha ngo dutahe haleluya abera mukomere kandi mukomezanye ibidutegereje ni byiza tugeze ku musozo dushimiye Imana yaduhaye ibihe byiza muri no teraniro ry'uyu munsi dushimiye umwigisha wacu Pasteur Desire dushimiye amakorali yacu yadufashije mwese ababaye muri no teraniro ndetse n'abazaribamo nyuma y'uyu munsi bazakurikirana channel y'umudugudu ADPR Gatenga mwese tubifurije umugisha w'Imana. Tugeze ku musozo rero reka tubagezeho amatangazo dufite muri kino cyumweru nuko buri wa mbere tuzajya dutangira niba ture nkuko bisanzwe ku mboga zisanzwe online z'umudugudu wa Gatenga ku isaha ya 11 za mu gitondo tugasoza kwa gatandatu ku isaha ya 11 haba harimo amasengesho indirimbo z'abaririmbyi n'ijambo ry'Imana. Iminsi indi isanzwe ku munsi wo kuwa mbere tuzajya dukora ijoro ryo gutabaza dushyire ku mbuga zacu online ariko na channel y'umudugudu ijoro ryo gutabaza rizajya riba ririho guhera ku isaha ya 2:00. Munsi wo kwa gatatu hazajya habaho iteraniro ryateguwe nimwe mu mazone yacu mu buryo bw'ikoranabuhanga dushyire muri zizaza ziba ari online ariko hazajya haba n'ikiganiro gica kuri channel y'umudugudu ADPR Gatenga. Hazajya habanza habe iryo teraniro rizajya ritangira ku isaha ya 1:00 nyuma y'iteraniro rizajya rimara isaha 1:00 hazajya haba hariho ikiganiro cyateguwe n'umudugudu kuri channel ADPR Gatenga. Umunsi wo kuwa gatanu nabwo hazajya habaho iteraniro risanzwe riba riri online rizajya ritangira 1:00 nyuma ya 1:00 2:00 nabwo hazajya habaho
w'umugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana bizajya binyura kuri channel y'umudugudu ADPR Gatenga, tugashyira ku mbuga zacu zose. Ku munsi wo ku cyumweru na amateraniro tuzatugira iteraniro rizajya riba riri kuri online, iteraniro risanzwe, ariko nanone haba iteraniro naryo riba riri kuri channel y'umudugudu ADPR Gatenga, rizajya ritangira ku isaha ya 3 z'amanywa. Abazakurikirana gahunda zacu rero zose tubifurije umugisha w'Imana, kandi iyi ni iminsi dukwiye gusaba Imana ikatwongerera kwizera, ikaduha n'ibihe byiza aho turi mu buryo butandukanye. Ikindi twakongeraho ku bakristo bacu bagatenga n'inshuti zacu, nuko dufite gahunda yo gusangira n'abantu bafite ibibazo muri no minsi. Ubwo rero buri wese inkunga ye irakenewe kugira ngo dusangire na bene data n'abashiki bacu bafite ikibazo cy'imibereho cyane muri no minsi idasanzwe. Murakoze, tubifurije umunsi mwiza no kuzagira icyumweru cyiza. Amahoro y'Imana azabane namwe, imigisha y'Imana izabeho. Ibyo tubisabye twizeye izina ry'Imana. Amen.